Inzuri Business Group Limited. Kuri ubu ngubu rero tukaba tugufitiye inzu nziza cyane igurishwa. Iyi nzu ikaba iherereye ahantu hitwa Igikondo kuri Merezi ya kabiri, ikaba ikora ku mihanda ibiri ya kaburimbo nk'uko muri kubibona muri video. Ndetse iyi nzu ifite ibyumba bitanu bigari, ifite salo ndetse ikagira na salle à manger. Iyi nzu kandi ifite cuisine, ifite kandi na toilette enye, ifite parking nini ihagije, ikanagira na jardin nziza cyane. Ikindi kandi cyiza iyi nzu ifite, ushobora kuyigabanyamo kabiri ikavamo inzu ebyiri, ari byo bita jimere, kuko ifite gate ebyiri cyangwa se aho winjirira habiri. Iyi nzu irimo umukiriya kuri ubu ngubu yikodesha amafaranga 700,000. Ni inzu nziza cyane rero, nakurarikira kugura cyangwa se ukazakurikirana ibyayo ukaba waduhamagara kuri biro yacu. Iyi nzu ifite ibindi byiza byinshi kandi iri ku giciro gito cyane, kuko igiciro cyayo ni $90,000, ariko zishobora no kuganirwaho. Ku bindi bisobanuro watugana aho dukorera, ni hafi ya Feruje zo ku Muhima, hafi y'inyubako yahoze ikoreramo Yamaha, ku nyubako y'amatafari ahiye yanditseho Shema House. Wanaduhamagara kandi kuri 0782 301 cyangwa se kuri 0788488679. Ushobora kandi no kudusura ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook, Instagram, Twitter ndetse na YouTube wanditse Nzuri Market. Wanadusura kandi kuri website yacu ariyo www.nzuri.rw. Ikaze muri Nzuri Business Group Limited, ndetse ndakurarikira ko wagura iyi nzu kuko ni inzu nziza cyane kandi iri ku mafaranga atari menshi.